Yes, reka tubifurize ibihe byiza cyane mwese mukurikiye Isano TV official, tubaha ikaze mu biganiro byacu aho tugaruka ku ngingo zitandukanye. Kuri uyu munsi rero turahari tugiye kuganira ku bijyanye n'umutekano muke uvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tubanze tubibwire kuri mikoro ya mbere ndi Boni Buranga. Urakoze Boni, nge nitwa Charles Twagiramungu. Nanjye nitwa Samuel Ruyisenga. Mumeze neza? Yego. Tumeze neza n'amahoro. Duhaye ikaze abadukurikiye aho bari hirya no hino ku isi. Tugiye kugaruka kuri iki kibazo cya M23 ihanganye n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, aho ibintu bikomeje kuzamba mu gihe hari icyizere ko bishobora kuba byajya mu buryo. Ku munsi w'ejo habaye press conference aho AFC ibarizwamo M23 yagize ikitangaza. Turi no kubona kandi Perezida Tshisekedi atangaza amagambo atavugwaho rumwe na bamwe cyangwa se na benshi. Ubwo nibyo bintu tugiye kugarukaho muri rusange, tureba icyerekezo cy'iyi ntambara aho kigeze muri uku kwezi twatangiye kwa 9. Ibyo rero nibyo tugiye kugarukaho kugira ngo abantu bamenye mu by'ukuri ese iyi ntambara iraza kurangira, ari icyizere cyo kuri burangire, ese iraza gukomeza, n'ibindi bibazo abantu bibazaho ku bijyanye n'iyi ntambara. Charles, mu by'ukuri urabona iyi ntambara ihagaze ite? Urabona hari icyerekezo cy'uko yahagarara cyangwa igiye gukaza umurego? Urakoze Boni. Mbere yo gusubiza icyo kibazo reka wenda mbanze ngaruke ku byo warukomeje dutangira ikiganiro. Amagambo Felix Tshisekedi, perezida wa Kongo, aherutse gutangaza ngira ngo muri weekend ishize, dukora ikiganiro turi kuwa kabiri, yabitangaje muri weekend ubwo abo mu ishyaka rye bari bafite ikoraniro bita Union Sacrée. Akaba yaravuze amagambo akomeye yatuma umuntu yibaza ko intambara itari vuba ahangaha kurangira, kubera ko murabizi ko hakize iminsi M23 ndetse na leta ya Kongo bagiranye ibiganiro ku buhuza bwa Katari, ndetse bagira ibyo bemeranywaho. Ariko muri aya magambo yavuze, ngira ngo muze no kunyemerera twumveho gatoya. Perezida Tshisekedi yaravuze ati nta buhuza bw'umuntu wari wese nkeneye. Ibiro bituma abantu bikangamo, baravuga ati se niba Rwanda byarapfuye, Kampala bigapfa, Amerika nabyo birapfuye, na Katari birapfa, dore na Tabombeki nawe yari afite ubushake bwo kuhuza, ariko Tshisekedi aravuga ati wapi, nta buhuza bw'umuntu wese nkeneye. Ngira ngo munyemerere twumanze twumve iri jambo yavuze, hanyuma turarishingiraho tureba mu by'ukuri aho intambara irimo kwerekeza. Nta kibazo. Voilà pourquoi toujours, comme l'a dit le secrétaire permanent, je ne me laisserai pas distraire par des initiatives prises ici et là. Je disais que, comme vous l'a dit le secrétaire permanent, voilà pourquoi je ne me laisserai pas distraire par des initiatives de dialogue prises ici et là. Le dialogue, il est permanent et il doit l'être en République démocratique du Congo. Les Congolais n'ont pas besoin de facilitateurs pour parler entre eux. Les Congolais n'ont pas besoin de prendre des armes pour s'opposer les uns aux autres pour terminer par le dialogue. Les Congolais ont démontré qu'ils sont démocrates, qu'ils sont engagés pour la démocratie et l'état de droit dans leur pays. Et en tant
que garant de la bonne marche de nos institutions, garant de la cohésion nationale, il n'arrivera jamais de dialogue en dehors de ma propre initiative. ako kantu niko video yaritinzeho gato ariko niko nashakaga ko asorezaho yavuze urumva yavuze byinshi ariko aho asoreje aravuze ati ngewe nk'umuyobozi mukuru w'iki gihugu nta bindi biganiro bizabaho atari ngewe biturutseho nicyo bivuze yanashinje bamwe mu bakongomani ngo gukorera mu nyungu z'ibihugu mu kwaha cyangwa mu nyungu z'ibindi bihugu by'ibituranyi atashatse kwerura ibyo ari byo ati kandi abo bakongomani nibo bateza isahurwa ry'umutungo w'igihugu cya Kongo no kudatera imbere Sam iri jambo rirakwereka iki mu by'ukuri kuko Tshisekedi ni umuntu twagiye tubona ahindura imvugo rimwe akavuga ati sinzigera nganira na AFCM 23 ikindi gihe tukamubona yohereje intumwa kuganira ikindi gihe ukabona ibintu akora birimo indimi ebyiri cyangwa se afite indimi ebyiri afite ibintu bitandukanye avuga ku buryo kubihuza mu by'ukuri rimwe na rimwe bigorana wowe nyuma yo kumvira ijambo wumvise n'iki ubundi ntakubeshye njye ntabwo nari niteze ibirenze ibi ngibi kuko Tshisekedi nubwo akunze guhindagurika mu magambo ye avuga ariko ibi ngibi ntabwo byantunguye kuko usanga ari umuntu utamenya imitekerereze ye akunze kuba acecetse cyane ibiganiro bya Doha n'ibya Washington bitangira tubona boherezayo intumwa abantu bose baravuze bati wasanga wa muntu yisubiyeho ariko iri jambo ryahise rinyereka ko ibintu bigiye bishobora gusubirira udubi ibintu bishobora gusubirira udubi kuko nubwo ibiganiro bya Doha byabaga yaba we n'ingabo ze mvuze we mbavuze FARDC ndetse n'imitwe yashinze irimo Wazalendo cyane ko yemera ko ari umuzalendo mukuru na FDLR n'indi mitwe bafatanije harimo abacanshuro ndetse n'abarundi baje kubafasha ntabwo bigeze bahagarika imirwano nk'uko bari babyumvikanye muri yambanziriza mushinga y'amasezerano bakomeje kujya bagaba ibitero twavuga nka Minembwe abanyamurenge bari kwicwa n'amadrone yoherejwe n'aba bakorana na Tshisekedi ibi akimara kuvuga ibi ngibi nese mvuga noneho areruye abishyize ku mugaragaro yaracecetse abantu tukibeshya ko wenda ashobora kuba yarahindutse ariko noneho yagaragaje Tshisekedi wa nyawe yavuze ati rwose ibyo by'ibiganiro mwirirwa mumbwira mushyire ku ruhande urakoze cyane Sam Charles kuki Tshisekedi yakwemera kujya muri ibyo biganiro azi neza ko n'ubundi atabyemera kandi atazabishyira mu bikorwa ni igitutu cy'amahanga ni imbaraga za M23 zamusunikiye kubijyamo kubera kumererwa nabi ku rugamba cyangwa n'ugushaka kuyobya amahanga kugira ngo nawe abashe kongera kwiyubaka ategura igisirikare azagarukana izindi mbaraga ku munsi w'ejo wenda turaza kubikomozaho nituhagera ubwo habaga ikiganiro n'abanyamakuru Corneille Nanga umuhuzabikorwa wa AFC M23 yaravuze ngo Tshisekedi ubwe niwe wagiye yakoresheje ijambo gupfukama niwe wagiye gupfukamira leta ya Katari abinginga ngo mwokagira imana muze mudufashe mutubere umuhoza impamvu no kubera iki urumva M23 2021 yatangiye Bunagana ikubita FARDC igizayo igenda imanuka gake gake muribuka aho yaje Tshisekedi kuvuga ijambo ryabaye navuga abantu bose bibuka cyangwa baseka bavuga ngo
ngo nta butaka na bumwe bazatwara bwa santimetero n'imwe ya Kongo ndetse muribuka n'ijambo bavuga ngo aramuhende sikamushi ubwo yavugaga Goma bati Goma ntibishoboka ntabwo bazigera bafata Goma baramanutse barafashe bakubise baragiye bafashe ngira mu kwezi kwa kabiri bafashe Bukavu baramanuka berekeza Uvira kuba bashobora gufata Bukavu na Goma byonyine ni ikintu gishobora gutuma yemera kwicara ku meza y'ibiganiro ye nibwira ko ikintu cya mbere cyatumye yemera kujya Katari ari uko M23 yari imumereye nabi icya kabiri sinibwira ko ari igitutu cy'amahanga ahubwo ni ukugira ngo bike kabiri ni ukujijisha yego buriya muri politike iyo ubona ibintu bidakunze ako kanya byibura ushaka icyatuma umwanya wiyongera kuko uyu mwanya uri kwiyongera amatora biraza kugenda gute kandi ikibazo ntikiri gukemuka ikibazo ntikiri gukemuka umwanya uri kwiyongera ntabwo byakemuka nawe aba ari kubona akanya ko gutekereza ibintu byo gukora ni uguta umwanya ajya ku bwanjye uko mbibona mbona Tshisekedi ari guta umwanya kugira ngo hagati aho arebe ni iki kiza kuba gikorwa mu by'ukuri ni iki kiza guhinduka mu by'ukuri we ntabwo yahindutse nta nubwo yemeye ko yatsinzwe biragoye aha reka tugaruke kuri iyi M23 Sam M23 abantu benshi baribaza kuki dafata Uvira kuki yemeye nayo kujya muri ibi biganiro birumvikana ko nabo bashaka kwereka amahanga ko icyo bashyize imbere atari imirwano bashaka ko amahoro agaruka mu burasirazuba bwa Kongo dukurikije inama yabaye ku munsi w'ejo ibyo batangarije abanyamakuru na nyuma y'iri jambo nk'iri ryerekana mu by'ukuri Tshisekedi uwo ari we n'icyo atekereza muri iki gihe M23 urayibona ute urabona iri bukora iki urabona ari iki kiri bukurikira M23 ejo yarabivuze yavuze ko ubu igikurikiyeho bo icyo bashyize imbere ni uko ibiganiro by'amahoro byakomeza ariko banateguje ko ubu noneho ikigiye gukurikira hari uko bagiye kujya bakurikira umuriro aho uturutse bakajya kuwuzimirizayo batazemera ko ubasanga aho bari ni ukuvuga ngo icyo bashatse kuvuga aho ngaho bamaze iminsi bagaba ibitero byaba bya drone byaba ababigabagabo ni FARDC na Wazalendo bari uvuga M23 kugira ngo batangwa nari kuvuga ko M23 yagaragaje ko igiye kugisanga umuriro aho uri ni ukuvuga ngo M23 yagaragaje ko ubu noneho ibitero bagabwagaho batazemera ko byongera kubasanga aho biri biraza ariko bakurikirana aho kivuye bagisange. Ni ukuvuga ngo noneho ubu ikigiye gukurikiraho ni intambara igiye kweruka. Bavuze ko nibakomeza ubushotoranyi leta ya Kongo n'abo bifatanije nabo bakomeza kuyishotora bayirasaho cyangwa barasa ku baturage. Niyo turigaragaza ko ubundi yo ikiharanira ari uko abakongomani bagira amahoro. Bagaragaje ko nibakomeza kubarasaho batazabyihanganira bagiye gukurikira rya sasa aho riturutse bagahangana n'abaryohereje. Ubwo no kuvuga ngo mu buryo butaziguye bagaragaje ko nibakomeza gushotorwa nubwo bashyize imbere amahoro n'ibiganiro barakoresha imbunda. Icyo gishatse kuvuga. Charles, biravugwa yuko hari abasirikare bagera ku 12,000 ba FARDC kongeraho n'ingabo z'u Burundi na Wazalendo na FDLR bari n'abacanshuro bari hariya muri Kivu y'Amajyepfo mu mujyi wa Uvira no mu nkengero zaho biteguye kurasa M23. Ese M23 nyuma y'iki gihe gishize hageragezwa inzira y'ibiganiro urabona yaba ifite ubushobozi bwo kuzongera gukora nk'ibyo yakoze muri uyu mujyi wa Goma n'uwa Bukavu, cyangwa Tshisekedi yari yubatse bikomeye cyane ku buryo hazaba isibaniro hariya muri Uvira? Reka mbanze nkomoze kuri iki kibiganiro kuko ejo tujya muri kiriya kiganiro n'abanyamakuru twavuga mu by'ukuri ko icyo M23 agiye gutangaza ari uko ibiganiro byahagaze. Twatunguwe no kuvuga no kumva batubwira ko ibiganiro bigihari. Nubwo Colonel Nanga yakoresheje ubundi mbere hagenaga delegation, ariko magambo yaravuze ati buno none ntago ari delegation ahubwo hagiye timu y'abantu babiri. Abantu babiri no bagiye bafite mission yo kubwira Kongo ndetse n'umuhuza yuko ibyo bumvikanye mbere bitarajya mu bikorwa. M23 iko ifite ibintu bibiri isaba.
ikintu cya mbere ni uko imfungwa zayo zifungurwa basaga 700. yego icya kabiri akaba ari uko agahenge bumvikanye gahagarara FARDC kareka gukomeza kubatera ahubwo agahenge kubahirizwa imirwano ihagarara ibyo nibyo barimo gukora hanyuma kuvuga rero ngo ikibazo warumbajije wenda nkigarutseho ngo Kongo ngo abasirikare bariyongereye abarundi bariyongereye abacanshuro bariyongereye buriya na wazarenda ntibabuze kwiyongera urakirita abandi bashya byatuma njyewe nsubiza amaso inyuma nkareba M23 ifata Goma ifata na Bukavu hari izihe imbaraga hari imbaraga zikomeye cyane ingabo za Sadek yari ihari muri buka sinjya nibagirwa akavideo abanyafurika y'epfo bamanika idarapo by'umweru abacanshuro ntibajya bantera ikibazo kubera iki umucanshuro aba yaje gukorera amafaranga iyo uje gukorera amafaranga uba ugomba kuyacyura iwawe ukajya kuyarya ukajya kuyanywera bisobanuye ko ugomba kuhava uri muzima waba watsinzwe ukazaza gukorera amafaranga ukagwa hano nta kintu byaba bimaze abacanshuro nyine ni uguca inshuro ayica yikingira nk'aya mvugo ngo umunyamakuru mwiza n'uriho si urumva hari Sadek hari abacanshuro icyo gihe abarundi bari bahari hari wazarendo yari hari ingabo za Kongo zari zihari ibikoresho byinshi ngira ngo n'ubundi ni hahandi muri icyo bari kurwana ngewe mu mboni zanjye Uburundi bumeze nka base arrière ya ingabo za Kongo ni ukuvuga ngo kuva Kinshasa uza Uvira ni kure cyane kuva Bujumbura na Uvira urabizi ni imijyi ifatanye hagati anyuramo ikiyaga gusa cya Tanganyika ni ukuvuga ngo Uburundi buri gukora nka base arrière ya ingabo za Kongo nibo bari kuba support direct niyo mpamvu nanibwira ko Uvira ishobora kuba yaragoranyeho gatoya rero sinibwira ko ari imbaraga zindi bafite zidasanzwe ahubwo nibwira ko M23 nawe ishobora kuba yaragenze gahoro koro bumva abantu bari mu biganiro nta mpamvu yo kujya gupusa kandi muri mu biganiro ngira ngo bashaka kureba aho byerekera ariko ubu ngubu uko bimeze ngira ngo umuriro noneho weruye ugiye kwaka ubu niho tuzamenya ngo ese Uvira irafatwa cyangwa se M23 ibivuyemo igarutse inyuma utarava no kuri icyo kintu M23 yo ikintu igaragaza ko yo ishyigikiye ibiganiro by'amahoro urabizi yakunze no kubivuga kenshi ivuga ko iharanira uburenganzira bw'abanyekongo umunyekongo n'ababayeho neza mu mutekano iyo nta kibazo yabifite noneho kujya gukomeza kurwana kandi bari mu biganiro byari kubashyira mu mutego ugaragaza ko badashobotse koko leta ya Kongo ikomeza kubarega ibirego byinshi ariko bo bagaragaje ko icyo bifuza ari cyashyizwe muri ya masezerano ariyo mpamvu ntekereza ko kuba batarahise bafata Uvira ibyo biganiro nabyo byabigizemo uruhare ikindi cya kabiri wari wavuze wabaye ko nkuko mazaho kijyanye nuko ngo ingabo za leta ko ngo zaba zariyubatse M23 nayo ntago sinziriye yararokirisi ndetse no mu kiganiro n'abanyamakuru cyabanjirije giheruka iki cyejo cyabaye cyagarukaga kuri ya raporo yakozwe na Amnesty International na Human Rights Watch yuko ngo muri Kongo ibice bigenzurwa na AFC mu 2023 ngo hari kwicwamo abahutu bari kwicwa M23 icyo gihe yagaragaje ko ibyo bivugwa ari ibinyoma ndetse banatubwira ko bafite ingabo nyinshi zavuye ku gice cya Kongo zamaze kubona amakosa ya Kongo y'ubutegetsi buriho bwa Kinshasa ziraza ziyunga na M23 bavuze ko bari mu bigo bari gutorezwamo ndetse banizeza itangazamakuru ko mbere yuko basohoka ku ikosi bazajyana itangazamakuru bakajya kubereka abo bakongomani b'abasirikare bahoze ari aba FARDC babiyunzeho icyo kuvuga rero ngo M23 yo FARDC yari yubatse M23 nayo ntisinziriye kandi wibuke ibikoresho byari ahangaha batangira urugamba ntabyo bari bafite wibuke siko bafatiye ahangaha mu mujyi wa Goma imbunda z'imifaru zirasakure babonye izo ni support basigaye banafite na za drone basigaye numva nejo Oscar yabivuzeho bamubajije ku kibazo cya drone ziri kuza kurasa haba Minembwe no mu birindiro bariho yavuze ati
twebwe twabanje kubareka ariko ubu noneho natwe turazifite turajya tuzihanura batangiye no kuzihanura nicyumvikanisha ko rero yaba Congo FRDC yari yubatse inarokirita abandi ariko na M23 nayo ntabwo isinziriye yarabizi ko intambara itarangiye barabizi ko icyo bavuga bashaka batarakigeraho bavuga bati twe nitwe dufite ikintu turwanira kurusha ubutegetsi bwa Congo twe turarwanira ubwigenge bwa Congo iyo bavuze ngo M23 umuterankunga wa mbere ne FARDC yes kuko ibikoresho bifite byinshi nibwira ko byari no kwigora kubigura kuko ni inyeshyamba nta bushobozi bafite ariko ibikoresho bafata bifana arakantu ushaka kugarukaho Perezida Tshisekedi muri ya jambo yavugiye muri ririya huriro rya Union Sacrée yavuze yuko ngo abakongomani ngo badakwiye gufata intwaro ngo bashake gukemura ibibazo bihari ngo bakemuje imbaraga ngo ibiganiro ngo bigomba kubaho by'abakongomani hagati yabo bigamije iterambere ukabona ko Tshisekedi hari bamwe afata nk'abakongomani ba nyabo n'abandi afata nk'ahatari abakongomani kuko abaye nawe ubwe yifata nk'umukongomani ntiyagafasha intwaro ngo ajye kurwanya abo bakongomani bene wabo bo muri AFCM 23 njyewe uko mbibona ndabona ibi bibazo bizakemurwa n'abakongomani ariko wenda icyo nyuranyaho na Tshisekedi nuko bishobora kutarangizwa n'ibiganiro bikarangizwa n'intambara umukongomani utsinze akaba ari we ntwari y'ibyo byose birangiye kubera ko Tshisekedi biragaragara ko yumva ko bamwe bagomba kurambika intwaro bakaza bakaganira ku biganiro we ubwe yatangije bitewe n'uko abyumva mu gihe hari abandi nabo bavuga bati Tshisekedi ntabwo tugushaka uyoboye nabi ubwo nabo muri AFCM 23 urabona bizarangira gute bo option yo kurangizwa n'intambara iragoye kuko intambara hari umuntu akibajije icyo kibazo ejo arambwira ati intambara bari bibona itangiye ariko gupredictinga kuvuga ngo izarangira kizavamo biragoye kubera ko Congo ni igihugu kinini na M23 tuvugishije ukuri kuva hano ikagenda ikagera Kinshasa hari umwanya icya kabiri FARDC n'ingabo z'igihugu nubwo kubitwa inshuro ariko n'ingabo z'igihugu zifite uburyo zifite ibikoresho zifite support itandukanye buriya harimo n'ibihugu bikomeye biba biri inyuma ntukabone gutya ngo ubone ngo ni M23 bashinja u Rwanda kuko irufashije ngo ugire ngo FARDC Congo nta bihugu bikomeye turabizi ibihugu biri inyuma n'abatanshuro hariya n'ababirigi rero option y'intambara ngiye mbona yazafata umwanya munini ndetse n'abantu bakahashirira buriya option nziza nuko baganira buri wese ibyo asaba birumvikana ibyo usaba byose ku meza y'ibiganiro ntabwo ushobora kubibona ariko bashobora kureba ukuntu bahuriza hagati nk'urugero M23 yasabye yuko Congo ifungura amabanki Congo iranga M23 iravuga ati okay reka iki tukihorera na Congo rero hari ibintu n'amashuri nabyo byabaye ikibazo ko ku munsi w'ejo nibwo batangije umwaka w'amashuri muri Congo byari ikibazo nacyo abana bari aho batiga M23 ikindi yarekramye uribuka ko mu bice iyobora leta ya Congo yahagaritse guhemba abakozi bayo hari no guha visa abantu baturuka mu bice mu Ventura nabyo bari babihagaritse nabyo byarahagaritse none Sam dushobora kubona iyi ntambara Tshisekedi agenda yemera bimwe na bimwe mu biganiro kubera uko yaba ari gutsindwa intambara ikajya yifashishwa mu gutuma uruhande rumwe rugira ibyo rugeraho cyangwa urundi rucika intege ariko solution ntibi intambara nuvuga ibiganiro tukabona bikomeza n'intambara igakomeza ariko Tshisekedi akaba yakwemera bimwe na bimwe bitewe nuko yaba akomeje gutsinda reka nsubire inyuma gatoya ku kibazo bigeze kubaza Charles kijyanye no kwemera kujya mu biganiro kwa Tshisekedi njye mbibona mu yindi angle kwemera kujya mu biganiro kwa Tshisekedi murabizi ko ari kugana ku musozo wa manda ye kandi adahinduye itegeko nshinga niyo manda ya nyuma ntago yakwemererwa kongera kuyobora
yego kongo njye mbibona nk'umwanya wo kugira ngo asoze manda ye anateganya amasaziro ye cyangwa se aho azahita yerekeza hakaba hari uburyo ashobora kuba ari gukusanya ibizamufasha muri urwo rugendo rw'ubuzima kubika impamvu kwizigamira impamvu izamuherekeza igihe azaba atakiri ku butegetsi cyane ko bishobora no kuzarangira kenshi tubona muri Afurika biragorana ko umuperezida avaho ku butegetsi ngo azongere kubugarukaho ikindi hariho n'igihe abuvaho akabuvaho ahubwo ajya muri gereza twagiye tubibona mu bihugu bitandukanye rero ntekereza ko kujya mu biganiro kwe no kugira ngo iminsi isigaye ye abaryaho hanyuma anategura amasaziro ye yewe nejo nanga yarabivuze avuga ati iyo hataba M23 itegeko nshinga riba ryarahindutse ariko pressure ya M23 yatumye Tshisekedi adashobora guhindura itegeko nshinga cyo ni kimwe icya kabiri ntabwo igihugu kizajya mu matora kiri mu ntambara biragoye cyose cyajyamo gutekana kiri mu ntambara Tshisekedi nabyo ni ibintu ashyira imbere bikaba byatuma akomeza kuyobora nubwo manda ye yaba gusa hari ikintu mbona kugira ngo Tshisekedi azemerere M23 ibintu bikomeye imusaba biragoye kiretse n'aba atakiri ku butegetsi buriya ikintu M23 isaba kinakomeye kurenza ibyo byose ni uguca mu Kongo amaleta yigenga nk'uko muri Amerika bimeze nka kuri ya leta zunze ubumwe za Amerika zimeze n'ahangaha Nord Kivu ikaba yigenga Sud Kivu ikaba yigenga Katanga ikaba yigenga Ituri ikaba yigenga ari amaprovinsi yose ikaba ari nk'igihugu hanyuma guverinoma centrale ya Kinshasa ikaba ari ibigenzura ariko buri gihugu gishobora kwigenga ikiro ni ikintu gikomeye M23 isaba nibwira ko Tshisekedi atazarekura kubera ko nayirekura abirekuye gutyo no kuvuga ngo kaba kabaye igihe cy'amatora nikigera hari ibintu byinshi bizasobanuka hazamenyekana niba Tshisekedi ari bukomeze intambara kugira ngo yongerere iminsi yo kuyobora hazarebwa kandi niba hari imbaraga zo kumukuraho muri kudeta ibyo nabyo ni ibintu bishobora gutekerezwaho byagiye binageragezwa cyangwa se harebwe niba mu by'ukuri hari ibyo azemera guhara kubera igitutu cy'intambara ntawamenya wa mugani tubona intambara itangira ntitumenye ko bizarangira ariko icyo tubona ni uko ikirere cy'intambara kiracyahari muri Kongo nubwo bimeze gutyo nubwo ubuzima bukomeza birumvikana nk'uyu mujyi wa Goma ubona abaturage bagerageza nubwo ejo numvaga abayobozi ba FCM 23 bataka ko abaturage bafite ubukene birumvikana kubera ko ari amafaranga yabo afungiye mu mabanki hari ibibazo nyine bitandukanye ariko nubwo bimeze gutyo abaturage ubona bafite icyizere ariko ikirere cy'intambara kiracyari hejuru ya Kongo kubera ko ubona nta cyizere cy'amahoro vuba ngaha wenda abari mu mujyi wa Goma ho byagorana ko bihita bigaruka vuba byafata umwanya bitewe n'aho M23 yashyize ingabo za FARDC ariko muri Uvira na za Bukavu ho rwose M23 ntirahafata neza ngo yizere ko ihari hose aho urumva imirwanire irakomeza ndetse banakomeza kurinda aho bafashe kugira ngo leta ya Kongo idashaka kuhigarura cyangwa se itahisubiza rero muri Kongo ukurikije ijambo rya Tshisekedi byo mu mpera z'iki cyumweru dusoza ndetse nibyo M23 yatangaje mu kiganiro n'abanyamakuru ku munsi w'ejo nibiri kuri tele ku kibuga biragaragaza ko rwose iby'ibiganiro bidatanga umusaruro ngira ngo rero turi no kwerekeza ku musozo reka dusoreze ahangaha ikiganiro twari twabateguriye tuzajya tugaruka inshuro zitandukanye tugire ingingo tuganiraho ndagushimiye cyane Charles wakoze Boni mwakoze cyane Sam abatarakora subscribe mwibuke kuyikora hano ku Isano TV official mwari kumwe kandi nanjye Boni Buranga reka dusoze tubifuriza ibihe byiza